Umunsi umwe ababyeyi bari basize akana mu rugo konyine. Akana gatoya kakiga kugenda. Barakwereka akana kariraga kerekeza ku gikoni, kareba hari amadirishya ngo nibura kabe kareba ko kabona umuntu. Akana kegeye hano isafuriya ishyushye iriho ibyo kurya, bigaragara ko yari irimo kwaka. Ihita imanukira akagwira akana yo. Hanze aho ngaho hari umwana w'umuhungu gusa bigaragara we kakuzemo, yumva ibintu byikubise hasi ndetse yumvaga n'umwana urimo kurira. Arangije aje arebye mu kirahure abona n'umwana wikubise hasi, ibyo kurya byamumenetseho. Umwana muto w'umuhungu uri hano yashatse uburyo cyatabaramo, abona nta bundi buryo buhari usibye kuba yamena ikirahure cy'inzu akinjiramo. Nakwereka umwana yahise afata ya nkoni bakinisha baseball, arangije rwose ahita akubita ikirahure arakimena kugira ngo arebe ko yakinjiramo agatabara akana. Ibaze noneho nyirinza gusanze uri kumumenera rwose ikirahure, gusa uyu mwana nibura ari kubikora atabara. Barakwereka umwana w'umuhungu yinjiye yigengesereye kugira ngo ibirahure bitamukata, arangije aza yirukanka. Niko gufata akana gatoya yasanze ibiryo byakamenetseho kandi bishyushye. Akana rwose kari kahiye umubiri wose karimo kurira cyane. Umwana uri hano muto w'umuhungu yahise yirukankana akana kwa muganga. Wakibaza ngo ababyeyi b'aka kana bari hehe? Ese nk'umubyeyi usiga umwana ungana kuriya mu nzu wenyine abatekereza iki? Nakwereka umuganga yaraje hano aravuga ati wakana rwose watabariye mu gihe. Umwana ntabwo yangiritse cyane usibye mu mutwe kandi naho twamupfutse. Akana karinje karamushimira turakoze cyane muganga. Umuganga uri hano araje aravuga ati mu by'ukuri nawe urakoze wakana, ati wabanye intwari pe. Ati none se ko muri hano mwenyine ababyeyi banyu mwaba muri kumwe ngo nabo tubarebe tube twakandika ibyangombwa byabo? Akana karangije gashaka ibyo kabisha gatangira kubeshya ati ababyeyi bacu basigaye mu kazi ntabahari. Umuganga arangije aravuga ati none se basigaye mu kazi gute nta muntu n'umwe wo mu muryango wanyu hano waguherekeje? Ati birashoboka. Akana disi katangiye guteka umutwe umuganga, ati abantu bo mu rugo bose bari bagiye mu kazi ninjye wasigaye mu rugo njyenyine, ubwo rero byabaye ngombwa ko arinjye uzana umwana. Muganga arangije aravuga ati okay nta kibazo, noneho umwana tugiye kumwitaho, ubwo ngubwo uraza kumugarukana n'ababyeyi bawe tube twagira ibyo tubabaza. Ati hari ikibazo? Ati nta kibazo rwose ndibuze kuzana nabo. Akana gato kari hano k'agahungu kitoraguriye umwana mu nzu ndetse kamutabaye amerewe nabi, karavuze ati shimwa mana ko burinze uyu mwana. Barakwereka amasaha yarakomeje aricuma, ndetse mama w'umwana nawe wari wamutaye mu rugo yari atashye rwose, ubona ko ari wa mukobwa w'Isirayeli umwe adashaka kwikoza umwana. Aba yagiye agata umwana mu rugo wenyine, nta hantu na hamwe bashaka kumujyana. Barakwereka umugore ndetse ukiri umukobwa w'umusingo mama, nyine bababyeyi baba barabyaye ariko bakiri abakobwa badafite abagabo. Yatashye rwose ari kuvuga uburyo sheri we bishimye bagize ibyishimo, bisa nkaho rwose yari avuye kuri date, yari avuye guhura na sheri we. Atashye avuga ati mbega ukuntu sheri wanjye ari romantike, ati uriya musore rwose niwe musore wa mbere mbonye uruta abandi bose kuri iyi si. Gusa mu by'ukuri yasize umwana mu rugo, ndetse umwana yaragiye no kuhapfira iyo atabona undi mugenzi w'umutabara. Umugore yarari hano avuga ati rwose uyu munsi ugiye kuba uwa mbere mu mateka, ati uriya musore singomba kuzamurika pe. Gusa agitera urutambwe rwa mbere yahise akandagira ikirahure, arebye hirya abona idirishya barimennye. Aravuga ati no baba banyibye se. Nibwo yahise yibuka umwana we, araje aravuga ati ko bamennye ibirahure, umwana wanjye aho ngaho yaba ari amahoro. Umubyeyi uri hano rwose yahise agira ikikango, atangira guhamagara umukobwa we ati mukundwa waba uri mu nzu? Barakwereka umubyeyi uri hano yahise yirukanka agenda ahamagara ati mwana wanjye uri hehe ko nakubona koko? Arebye hasi aho ngaho mu gikoni abona ibyo kurya yari yasize ateretseho byikubise hasi, bigaragara ko yagiye rwose ari kwirukanka cyane, akibagirwa no kuba yazimya gaze ngo biriya byo kurya bireke kuguma rwose biri kubira, none bikaba byamenetse ku mwana. Atangiye kwibaza ati se umwana wanjye kandi baba bamushimuse ko mbona ibintu byose byamenaguritse hano mu nzu. Barakwereka umugore hano yahise aba nk'umusazi, kandi mu by'ukuri rwose yasize umwana we mu nzu wenyine, umwana muto rwose utaruzuza n'imyaka n'ibiri. Barakwereka hano yahise aba nk'umusazi, ahita ashaka telefone ye vuba vuba ngo abe yahamagara polisi. Yahise ahamagara kuri polisi, arangije aravuga ati mu by'ukuri mutabare, ati ngeze mu rugo nsanga umwana wanjye bamushimuse. Ariko se nkaho uri umupolisi wabaza uyu mubyeyi uti umwana wawe koko bamushimuse uri hehe? Uyu mubyeyi mu by'ukuri niwe uri mu makosa, nubwo ari hano arimo kurira avuga ati umwana wanjye ndamubuze. Yarahamagaye, barakwereka ibyacu ntibyatinze,
wa mwana w'umuhungu nyuma yo kubona ko rwose ababyeyi b'uyu mwana baba batamwitayeho, yaratekereje ati gute umubyeyi yasiga umwana utujuje imyaka n'ibiri mu rugo akamusiga nta muntu n'umwe amusigiye, kurinda naho umwana yari agiye kuhapfira. Akana k'agahungu kabonye katamusubiza mwa ruriya rugo, kaketse ko nibura umwana ashobora kuba ari mwiranzu wenyine nta muntu afite umwitaho baramutayemo. Umwana w'umuhungu rero yabonye umwana atamusubiza mwiranzu, ndetse yari yabeshye n'abaganga kugira ngo abaganga batahita bamwaka aka kana bakaba bakajyana muri orufirina, kuko mu bihugu nk'ibi rwose iyo basanze umwana wawe utamwitaho baramutwara rwose bakamujyana muri bya bigo birera abana. Akana umwana karamwitwariye, bigaragara ko nako naho gafite kaba rwose kaba muri bya bizu biba byaratawe, ni ukwirwa gashakisha amafaranga hirya no hino kakareba uko kabaho. Gusa biko ko umwana kamukuye mu nzu nziza, gusa nubwo yari ari muri iyo nzu nziza ariko kabonye adatekanye. Umwana w'umuhungu uri hano yaravuze ati wakana wihumura rwose, uraza kugumana hano nanjye iminsi, ababyeyi bawe koko niba bakwitayeho bazaza kugushakisha. Ndahamya neza ko umubyeyi wagutaye mu nzu uri wenyine kuriya yaba atakwitayeho. Barakwereka umupolisi yatangiye gukoresha iperereza wa mugore amubaza ati none se umwana wawe bamutwariye hehe? Ati rwose njye navuye aho nari nagiye nsanga inzu yanjye nta muntu n'umwe uyirimo, nsanga ikirahure bakimennye, umwana wanjye bamutwaye ndetse na hariya mu gikoni rwose ibyo kurya bari babimennye. Umupolisi atangiye kwitegereza ibintu byose biri hano, arangije aramubaza ati none se wa mugore, ibi bintu birashoboka gute ubundi umwana utujuje imyaka 2 wabashije kumusiga mu rugo wenyine? Umugore arangije ahita atangira kwirakaza kuko yumvaga ibintu umupolisi ari kumubaza asa nk'uri kumushyiraho icyaha. Umugore arangije aravuga ati ariko se none urumva nabigizemo uruhare kuba bashimuta umwana wanjye? Ati mwagiye muhana abana agaciro koko? Umupolisi arangije amubwira ati mu by'ukuri wikivugisha gutyo, ntabwo umwana wawe bakabaye bamutwara umwana utaruzuza n'imyaka 2. Ati ntabwo ufite ubwenge bukwemera kuba wasiga umwana mutoya nk'uwo mu nzu. Umugore uri hano yahise arakara umupolisi arangije amubwira ati nawe rwose ntukomeze kunsaza. Ati winera umujinya ubu ngubu nifite agahinda k'umwana wanjye, gute watinyuka kumbwira amagambo nk'ayo ngaya nkomeretsa? Gusa umupolisi yanze kumufatirana n'ibibazo ngo nibura aba yamubwira amakosa ye, ariko aramubwira ati mu by'ukuri ikindi gihe rwose mujye mwita ku bana banyu, ntabwo umwana utaruzuza imyaka 2 kabone n'ubwo yaba yarayujuje anayirengeje, umwana ukiri mutoya wese uba ugomba kumusiga mu rugo ufite umuntu umusigiye. Umugore nawe yakomeje kwisobanura ariko avuga ibintu rwose bidasobanutse. Urabona ko umugore kuva yava aho yari yagiye narihanagura n'ibintu byari bimuri ku munwa, yaravuye mu bagabo rwose, umwana yamutaye mu rugo wenyine. None umupolisi atangiye kumwumvisha buryo cyari mu makosa, araje aramubwira ati rwose ndeka umutwe uri no kunyirira, wibunera umutwe wa mupolisi. Gusa umupolisi uri hano yaramwitegereje aravuga utundi ababyeyi nk'aba kubera iki koko babaho? Atakaza ari kurega ati umwana wanjye namutaye mu rugo, umwana w'umwaka 1. Ati uyu nawe nta mubyeyi umurimo pe. Gusa umupolisi we yarakomeje hano rwose, yarakomeje kuriperereza areba rwose uburyo ki yagaruza umwana w'abandi wari wabuze kuko ariko kazi kiwe. Gusa namwe mukurikiye filime rwose mujye mureberaho, buri mubyeyi wese ubundi abagomba kwita ku mwana we ko bikwiriye. Ese uyu mubyeyi araza kubona umwana we? Ese aka kana gato ko katwaye umwana mutoya kakamukura mu rugo iwabo kakaba kari kumuzengurukana rwose kamushakana amafaranga, ubu ngubu biraza kubagendekera bite? Barakwereka akana kahise gashyira umwana mu mugongo, umwana bari bamupfutse mu mutwe ari hafite ibisebe, gatangira kumuzengurukana imihanda yose. Ngo kagendaga kamubwira ati humura rwose wa mwana we, ati uri buze kurya rwose ntugire ikibazo, amafaranga ndi buze kuyabona, uyu munsi dore nakusanyije imyanda myinshi. Umwana uri hano rwose n'umwana wo ku muhanda w'akazi ke, ni ukurirwa kusanya imyanda ku muhanda ngareba ko nibura hari icyo yarya. Barakwereka umugore feri ya mbere bamukoreye rwose amarangisha, mbese aragenda hanika mu muhanda abaririza ko haba hari umuntu wabonye umwana we. Yagiye ku ipoto ku yindi agenda hanika ibyo byapa birangisha umwana we, agenda mu muhanda yireza avuga ati ariko se koko mwana wanjye waba wagiye he kuko kubera iki watinyuka ukava mu nzu ko nari nagusize mu nzu nyinzeho? Nawe umva umubyeyi nk'uyu ibintu ari gutekereza ati yari yasize umwana mu nzu amukingiranye. Barakwereka umugore yarakomeje anagenda hanika ibyapa agenda arangisha umwana kugira ngo nibura haba hari uwamubonye akaza kuba yabahamagara. Gusa mbere yuko dukomeza iyi nkuru yacu, wowe utarakanda subscribe reba neza ko wayikanze kandi ushyira igitekerezo cy'inkuru waba ukunda muri comment
kugira rwose tujye tubakorera izo nkuru zijyanye n'izo mukunda. Barakwereka umugore muri ako kanya wa mushiri we yari avuye kureba ubwo yataga umwana mu rugo, yahise amuhamagara muri ako kanya arangije amubaza ati none se sheri urahari rwose ko nari nkukeneye. Umugore rwose ibibazo byose yari afite byo kuba yabuze umwana byahise bishira, arangije aravuga ati mukundwa mu by'ukuri ntiwakumva uburyo ki ijoro twari turi kumwe rwose ryanshimishije. Ati mu by'ukuri ndishimye ndetse n'ubuze kumbwira rwose nta kibazo naza kukureba, ndahari rwose umwanya ndawugufitiye nta kibazo na kimwe mfite. Nawe ibibazo umugore nk'uyu nguyu uri kubwira sheri we ngo nta kibazo na kimwe afite kandi umwana we yabuze ndetse ari guhanika n'ibyapa byo kumurangisha. Mu kanya tubonye yari ari guhanika ibyapa afite agahinda kenshi, none sheri waramuhamagaye ngo bongere bahure, ahise yibagirwa ko yari afite ibyo bibazo by'umwana we. Kwereka umugore yahise yibagirwa ibibazo byose yari afite, hano atangira guseka aravuga ati mu by'ukuri ya minsi yanjye myiza dore irongera irageze rwose. Ati mu by'ukuri muri iyi minsi ati nta wakimagine uburyo ki nishimye pe, kandi mu by'ukuri twe turabibonye ko uyu mugore yabuze umwana, none dore baramuhamagaye ku kanya agenda yirukanka. Barakwereka bari bari kumufasha kuba bahanika ibyo byapa byo kurangisha umwana, babonye uburyo ki umugore agiye yishimye. Umugore uri hano aramwitegereza abona uburyo ki agiye yishimye nkaho nta kibazo na kimwe afite, arangije aravuga ati ariko se gute uyu mugore yatinyuka kuba ameze kuriya hanyuma yo kuvuga ko yabuze umwana? Aterega n'ubundi uriya mugore twamukemangaga, bigaragara ko uyu mugore uri hano nawe ibi bibazo by'uko uyu mugore yataye umwana abirimo. Ese ni umuyobozi n'umupolisi? Mukurikire turaza gusobanukirwa akantu ku kandi. Barakwereka umugore uri hano yahise ahamagara wa mupolisi, arangije aramubwira ati ariko se uyu mugore wabuze umwana ese koko yaba yabuze umwana ari uwe cyangwa se ni imitwe yahimbye hari ikindi kintu agamije? Ati njye rwose mubonye nta kintu na kimwe yitayeho ndetse na bya byandiko yahanikaga yabiretse. Barakwereka wa mupolisi yahise aza amukurikiye, arangije aramubaza ati madamu ugiye hehe ko akabaye uri guhanika amarangisha arangisha umwana wawe? Umugore arangije amubaza ati none sibyo kandi sinabikoze? Umupolisi arangije amubaza ati none se ugiye? Umukobwa arangije avuga ati ariko se ofisiye none se umwana wanjye mwamubonye? Umupolisi uri hano arangije amubwira ati umwana wawe ntabwo twamubonye pe, ariko mu by'ukuri nawe nta mbaraga na nyiri gushyira mu gushakisha umwana wawe. Umugore arangije amubaza ati se gute nari gushyiramo imbaraga, uragira ngo nkore iki? Umupolisi arangije amubwira ati ntabwo wakabaye umeze gutyo niba uri umumama wabuze umwana we yakundaga. None se ubu ngubu wakabaye uri hano kwera umeze gutya cyangwa wakabaye uri kurangisha umwana wawe? Barakwereka umugore uri hano yahise atangira kwibuka, batangiye kumucyurira buryo ki atita ku mwana we, yatangiye kwibuka ubwo yasigaga umwana we mu rugo. Barakwereka umugore yagiye akana gasize hano mu cyumba ku buriri, akabwira ati wakana rwose ngiye kureba sheri wanjye kandi wowe sinakujyana, nkeneye ko sheri wanjye atamenya yuko mfite umwana, agomba kumenya yuko nyiri agakobwa. Ati rero wihangane ugume hano rwose, dore ibintu byose mbisize impande yawe, ibikinisho, ibyo kurya, amata uze kuyihereza rwose, ndakeka nta kibazo na kimwe uri buze kugira, dore ibintu byose biri hano. Umugore uri hano mbese nta mutima na muke yagiraga, ibaze gusiga akana nk'aka ngaka ukagasigira ibikinisho ndetse n'ibyo kurya n'amata, ukakabwira ati wakana ibintu byose uze kubyihereza, ngewe rwose dore ubu ngubu ndigendeye. Gusa ibyo byose nibyo bari kutwereka mbere y'uko uriya mwana abura. Barakwereka umugore yasize abwiye umwana ati wakana we rero ugomba kwihangana rwose, mama wagomba gukomeza akaba umukobwa kabone n'ubwo yakubyaye, kandi ndakeka uyu munsi ndi buze kwishima, ubwo rero nawe uze gukora uko ushoboye kose wishime. Ibaze nawe umubyeyi ungana gutya kubwira umwana amagambo nk'ayo, umwana ungana gutya rwose aze gusigara mu rugo yishimisha. Barakwereka akana ko nta kintu na kimwe kari kitayeho, namwe abana murabizi ntago abazi ibijya mbere rwose, abazi ngo umubyeyi warimo kumubyinirira ndetse ntiyapfa kumenya ko mama we hari n'ahantu agiye. Barakwereka umubyeyi yahise asezera ku kana ke rwose agasiga mu rugo konyine. Gusa akimara kwibuka ibyo ngibyo yahise atangira kubeshya umupolisi, aramubwira ati mu by'ukuri ngiyewe umwana nari musize ngiye ahantu gatoya, ntabwo nigeze nindayo, kandi umwana wanjye namusize mu cyumba rwose, ntakabaye naramusizeho n'umukozi, ariko nuko nari nzi ko nari butinde. Gusa ari kubeshya umupolisi, we tubonye ko amaze kwibuka uko byagenze byose. Umupolisi arangije avuga ati mu by'ukuri nidusanga nawe nta ruhare wagize mu kwita ku mwana wawe, ati mu by'ukuri uzabifungirwa, ati kuko twatangiye kugukemanga, twabonye uri umuntu utagira icyo witaho, cyangwa se ushobora kuba wifite n'ibindi bibazo byawe bituma utita ku mwana wawe. Ati kandi mu by'ukuri umwana iyo ubona utamushoboye umujyana mu bigo birera abana, yaba aho wishyura cyangwa se ibigo bya leta,
Umugore arangije aravuga ati ofisiye we kora akazi kawe, bishaka kunyinjira mu buzima no kureba uburyo ngo natita ku mwana wanjye, niba kandi byakunaniye umureke ndamwishakira. Gusa yagize ubwoba umupolisi amaze kumubwira ko nasanga rwose nibasanga bifitemo uruhare mu kuba umwana we yabuze nawe bazamufunga. Barakwereka umugore yagiye afite urwikekwe, gusa umuhafandi uri hano nawe agenda amukurikira gake gake. Barakwereka ko akana k'agahungu kakomeje kazererana umwana mu muhanda, nta n'ibyo kurya dese baba bafite, baracyari abana bato. Barakwereka agahungu kari hano inzara yari ikishe, bivuze ngo n'akana gatoya kari hano nako inzara yari ikishe, nuko wenda abana bo inzara yabo idapfa kugaragara cyane iyo babonye ikintu banywa. Agahungu kari hano katangiye kubaza akana gato ati none se waba ushonje mwana muto? Ati humura rwose mu kanya turaza kubona ibyo kurya, ati ndaza kukugaburira rwose ntugire ikibazo. Barakwereka umwana muto yaciye hano ku ishansiye, arangije abaza umukoresha wari uri hano ati none se mwaduhaye akazi mukaduha amafaranga cyangwa se ibyo kurya cyaboneka cyose? Ati kandi mbona ufite n'umwana mutoya. Ati mama wacu rwose yadutanye uyu mwana, niyo mpamvu ni gushaka akazi ngo mbone ibyo kumugaburira. Gusa uyu muhungu uri hano arabeshye, ariko nibura nubwo abeshye ku mpamvu nzima kugira ngo babe babona ibyo barya we n'akari akana gato. Nibura uyu mwana uri hano urabona ko ari kwita ku kana gatoya ndetse arutana mama wako, kuko mama w'aka kana nta mutima na muke yagiraga, ntiyabaga yabasha kwita kuri aka kana. Buri gihe ahora ari kwitekereza rwose iby'abasore n'abagabo bamushimishije, mbese ni wa mukobwa twakita ko ari indangamirwa. Barakwereka akana nako kakomeje gakora imirimo hano, kagenda gapepera akana gatoya. Ibyacu ntibyatinze, amasaha rwose yarakuze. Umugabo nawe kugira ngo aha akana amafaranga yagahaga ari kwihisha, kuko ntabwo biba byemewe rwose gukoresha abana nk'aba ngaba, ariko nibura yabagiriye impuhwe kugira ngo babe babona icyo kurya. Barakwereka akana bagahaye amafaranga, akana k'agahungu kari hano karangije karashimira ati mu by'ukuri urakoze. Gusa mbere na mbere akana kahise kagenda kaguramo ibikinisho byo kuba kareresha uyu mwana kugira ngo nibura umwana irungu ritazajya rimwica, ndetse ubwo ngubwo baguze n'ibyo kurya bararya. Barakwereka utwana disi hano twari twishimye, nibura urabona aka kana kari hano kishimye kuruta uko kaba kari kumwe na mama wako. Umwana w'umuhungu aravuze ati mu by'ukuri biraruta ko waba uri kumwe hano nanjye aho kugira ngo ugume mwarura rugo bazajya baguta wenyine. Ati nibura ngiye hano tuzishimana kandi ibintu byose tuzabikorana. Mwana w'umuhungu uri hano disi yifitiye umutima mwiza, usibye ko nawe yakaba yajya kureba ababyeyi b'aka kana akababaza nibura ikibazo cyabayeho kugira ngo basige aka kana konyine. Barakwereka wa mupolisi yari ari hano rwose agishakisha, agikora iperereza ngo arebe ko yabona umwana, agenda azenguruka inzira zose abaririza ashakisha amakuru ngo arebe rwose ko yabona akana gatoya nk'inshingano ze nk'umupolisi nyine. Gusa agenda yibaza ati ariko se ubundi uriya we ni mugore ki, umugore utinyuka guta umwana nk'uriya? Barakwereka kiri aho ngaho telefone rwose yahise imuhamagara hano, arangije arayitaba. Barakwereka wa mugore nawe wari uri mu iperereza yahise ahamagara umupolisi, arangije aramubwira ati tebuka hano ku byicungo, ati rwose ka kana twashakaga nakabonye. Umupolisi yahise amubwira ati abo bana utabakuraho amaso, ati ngiye ndaje nirukanka, ati hamagara na mama w'umwana ahagerere mu gihe. Umugore yaravuze ati tebuka rwose, atari kumwe n'akana gatoya k'agahungu, nta muntu mukuru ndimo kubona. Umupolisi arangije aramubwira ati wicunge kandi ukurikirane buri kimwe, nta wamenya ku kana gato k'agahungu bari kumwe, ndetse wasanga hari n'abandi bantu bari kubacunga, abantu bakuru baba barabashimuse. Gusa icyo batazi ni uko ari akana gato k'agahungu kamwitwariye gusa kugira ngo kamutabare kamukure hari ahantu yari ari, kuko kabonaga n'ubundi yari agiye kuhapfira iyo katamutabara. Barakwereka umupolisi yahise ahamagara mama w'umwana aramubwira ati tuhahurire, bambwiye ko umwana wawe bamubonye. Umubyeyi arangije aramubwira ati humura rwose nanjye ndaje, ati urahagera nahagize. Umupolisi rwose yasaga nk'uwiruhutsamo avuga ati nibura iki kibazo kirakemutse cyari kimangayikishije. Barakwereka bombi baje birukanka, yaba wa mama wabonye akana, umupolisi ndetse na mama w'umwana. Agahungu kaje gake gake kabona abantu bagasanga. Umupolisi arangije aravuga ati wakana utirukanka, turagufashe kubwo gushimuta umwana w'abandi. Umubyeyi arangije aravuga ati gute watinyuka kuntwarira umwana, ati ukamena ikirahure ukinjira mu nzu yanjye ukantwarira umwana? Akana k'agahungu karangije karavuga ati ariko ngiye naramutabaye ntabwo namushimuse. Umubyeyi arangije aravuga ati gute se wavuga ko umwana wanjye wamutabaye, kandi mu by'ukuri koko uyu mwana w'umuhungu hano hantu nta kuntu yabisobanura ngo babyumve, kuko nabo bamubaza bati se niba waramutabaye kubera icyo utamuzanye kuri polisi cyangwa se ngo umugarure mu rugo rw'ababyeyi be. Umubyeyi hano rwose yakomeje kubwira akana kari hano nabi,
ati wagahungu we gute watinyuka kunyibira umwana koko, ati ukamushimuta. Umupolisi nawe arangije arabaza ati se koko wagahungu we gute watinyutse kwinjira mu rugo rw'abandi ugatwara umwana w'abandi. Umugore arangije aravuga ati ariko se wa mupolisi uri kumubaza iki, ati mufunge rwose, uyu nguyu ntabwo ubona ko ari ibandi. Umubyeyi uri hano ntabwo yashakaga ko umwana w'umuhungu uri hano asobanura, kuko uyu muhungu iyo asobanura rwose umupolisi ari guhita yumva ko uyu mubyeyi ari mu makosa. Kandi wibuke ko uyu mupolisi yabwiye uyu mubyeyi ngo nasanga ari mu makosa yo kuba yaratumye umwana we abura azamufunga. Umubyeyi yahise avuga ati rwose icyo gihungu mugitware mu gifungi, ati gikwiye kuba kiri muri gereza. Umugore uri hano nawe yasigaye agira inama uyu mubyeyi ati wa mubyeyi we rero inama nakugira, ntuzongere rwose kuba watinyuka ngo usige umwana wawe mu rugo wenyine. Umubyeyi uri hano gusa ntabwo yashaka kumva ibyo abantu bamubwira. Umugore arangije amubwira ati gute watinyuka gusiga umwana ungana gutya mu rugo wenyine ukagenda ukamara umunsi wose udahari. Umugore uri hano yaravuze ati ariko se kubera iki mwese muba mushaka kunyumvisha ko nakunda umwana wanjye, ati urashaka kumbwira ko witaye ku mwana wanjye kundusha ari njye mama we wamubyaye, ati ibyo ngibyo ntabyo nkeneye kumva, icyo nzi ni uko nkunda umwana wanjye kandi Imana ishimwe ko bamubonye. Gusa mu by'ukuri uyu mubyeyi ahora ari mu makosa ndetse nta muntu n'umwe aba ashaka kumva. Umumama wari uri hano wamufashaga kubona umwana we yamugiriye inama, abona umubyeyi ntabwo ari kumwumva, arangije rwose aramureka aramwihorera. Gusa yasigaye abona ko rwose ibi bintu birimo amayobera, guta umwana mutoya w'umuhungu yashimuta akana nk'aka ngaka. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, hano hari undi mumama wari uteruye ka kana ndetse afite rwose n'ibyangombwa byako, yagahaye n'amata, aza yirukanka kumangira wa mugore. Bigaragara ko wa mugore akana ke yari yaragiye kukabitsa we. Barakwereka uri hano yaje amuhamagara sister, bigaragara ko bavukana ndetse yaje amuhamagara nka murumuna we. Bigaragara rwose ko uyu mukobwa uri hano ari murumuna we. Umukobwa uri hano yaramukomangira avuga ati ariko se ufite ikihe kibazo, warasaze cyangwa, ati fungura runo rugi vuba. Barakwereka disi umugore uri hano yarafunguye, bigaragara ko n'ubundi yiviriye mu bagabo rwose, bya bindi baba bisize ku munwa bimwuzuye ahantu hose. Bigaragara ko aba yifitiye muri iyi nzu y'abagabo, aba atitaye ku mwana we. Umukobwa uri hano arangije amubwira ati mu by'ukuri kuba mvukana nawe ntabwo bivuze ngo uzabyara nindangiza nkurerere. Umugore uri hano arangije amubwira ati ariko se mu by'ukuri wagenjeje gakeya, asa ko kana niko kari gutuma uvuga ayo magambo yose, ati kagiye gutuma n'ubuvandimwe bwacu buzamo agatotsi. Umukobwa uri hano arangije amubwira ati kuba ndi mukuru wawe ntabwo bivuze ngo uzajya ubyara uzane nkurerere, ati gute utabasha kwita ku mwana wawe ahubwo ukirirwa mu bagabo guhera mu gitondo gushyitsa ku mugoroba. Umukobwa uri hano arangije amubwira ati vuga gake nawe uri gutuma umutwe undya rwose, ati niba umwana ari we kibazo muzane hano, ati njye ntacyo bintwaye kuba ari hano, ati nawe namukuzaniye nibura numva uri bumufate neza, ati ariko niba utamushaka muzane hano ureke kuvuga amagambo menshi, ati ngaho ugenda umwana wanjye ndi buze kumwirerera. Umukobwa uri hano arangije amubwira ati umwana wawe ugomba kumwitaho, ati ikindi kandi numufata nabi ibyo birakureba kuko n'uwawe, ati njye nimbyara abanjye nzabitaho. Desi umugore uri hano bose baba bamugira inama ngo areke ibintu byarimo by'abagabo, abo umubyeyi nk'abandi ariko ntabwo aba ashaka kumva. Mukuru we yabonye atabivamo arangije arigendera. Barakwereka umugore nyuma yo kumuha umwana rwose yaraje amutereka hasi, ntabwo aba amwitayeho, akana karangije kararira. Umugore akavuga ati ariko si cye cyana cyaretse kunsakuriza koko. Mubyeyi mukurikiye iyi filime, niyo mpamvu muba mugomba kubyara abana rwose mwabipanze ndetse by'igihe kinini, kugira ngo umwana rwose atazahura n'ingaruka zo kuba yaravutse ababyeyi be batabipanze. Barakwereka umugore uri hano yaravuze ati ariko wacyana we, ati neza umaje kunshwanisha n'abantu bose, umaze kungaragaza nk'umuntu mubi, ati buri wese arambwira ngo ndi kayarese sinita ku bintu, nawe disi dore akana gato kari kurira, ariko umubyeyi hano ari kukabwira amagambo mabi akana gato katabasha no kumva. Aturenda neza kuzansaza ndumva n'umutwe wanjye wenda guturika, niwarikira gusakuza habe na gato nukurira guhera mu gitondo gushyita ku mugoroba. Umugore uri hano bigaragara ko afite stress, ariko mu by'ukuri nawe ntabwo ari umumama mwiza. Barakwereka muri ako kanya telefone ye barayihamagaye, ahita ayishaka, abona ni wa mushere rwose muri iyi minsi bari gukundana wongeye kumuhamagara. Araje aramuvugisha ati mu by'ukuri meze neza, ati se wumeze ute? Disi ibibazo byose yari afite uyu mugore, iyo abagabo bamuhamagaye bihita bishira we. Bigaragara ko uyu mugore ashobora kuba yifitiye ikindi kibazo cyo mu mutwe bitewe no gukunda abagabo cyane. Koko hahandi twe tubona ko atameze neza, buri gihe iyo abagabo bamuhamagaye rwose uhita ubona ibibazo byose bishize,
ukabona umugore atangiye guseka ameze neza we. Akana kakomeje karira, umusore arangije amubaza ati none se uwo mwana twumva arira ati uri hehe? Ati rwose ni abaturanyi banjye bari bansuye, ati bafite akana gatoya k'agakobwa niko karimo kwira. Ati naho ubundi se abana ngiye nahurira he nabo? Wumve nawe disi ari kwihakana umwana yabyaye. Umugore yakomeje avugisha umugabo amubwira ati rwose meze neza, ati mu by'ukuri iyi minsi yanjye uri kuyigira myiza pe, ati ntiwakumva uburyo ki ndi kwirirwa ameze neza kubera wowe sheri. Wumve nawe umugore uri hano. Yakomeje avugana n'umusheri we, rwose bapanga uburyo bagiye kwihurira. Aramubwira ati ngiye ntugire ikibazo igihe cyose mba mari ku bwawe arega, ati ntugire ikibazo rwose ndaza kuboneka. Ati ahubwo se sheri, aturagira ngo nze nambaye uduki? Ati rwose mbwira ibyo ukunda nibyo ndaza nambaye. Umugore bakimara kubimubwira yahise avuga ati bye. Arangije asigara yishimye ati rwose ndongeye ngira indi dating na sheri wanjye, ati tugiye kongera duhura, ati mbega ibintu byiza, ati nibyo kwishimira, ati uyu munsi noneho ngomba kumukorera surprise, ati nkagenda nambaye utuntu turi buze kumutungura. Ati ahubwo se noneho iki cyana ndaza kugisiga hehe koko? Ati ariko ntabwo uri buneshe umutwe, ati ngiye kukujyana kwa mukuru wanjye nakwanga ndakugarura ngo ujugunye hano, we ntabwo ugomba kunstressa rwose. Mwumva umugore uri hano disi, hanyuma y'ibyamubayeho byose kuva iyi filime yatangira ntabwo arahinduka nibura ngo agire umutima w'abamama. Umugore yatangiye kuvuga ati umwana agiye kumusubiza kwa mukuru we, ati nibyanga umwana abe yamusiga hano mu rugo wenyine. Umugore yatangiye kuvuga ati mbega ibintu byiza cyane, ati mwana wanjye ubu ni wakimagina buryo ki nishimyemo. Gusa umwana ari kubwira gutya ngo arishimye, ntabwo ajya amubonera umwanya habe na gato. Umwana aba yiriwe arira guhera mu gitondo kugera ku mugoroba. None disi naho umubyeyi yakamubaye hafi, dore aramufashe yishyiriyemo imyenda yo gusohoka rwose, ahise amutwara kwa mukuru we. Gusa mukuru we twabonye ko ejo yaje amubwira ngo ararambiwe. Arakwereka yaje hano n'amasoni menshi. Arangije atangira guhamagara ati none se mukuru wanjye waba uriye ko nari musuyera? Gusa afite amasoni menshi nawe arabizi ko ejo bamutonganije. Mukuru we arangije arasohoka ati none se uri kumbaza iki kandi? Ati rwose mukuru wanjye turabizi ko turi inshuti guhera tukiri abana, ati kandi urabizi ko dukundana rwose, ati rero ndashaka kuwusaba agafaveri gato, ati ube wansigaranira umwana uyu munsi wonyine gusa, ati ndakwinginze, ati basi nkorera ku gafaveri. Mukuru we arangije amubwira ati gute watinyuka koko? Ati ngusigaranira umwana hanyuma y'ibyabaye byose? Ati ntabwo nakongera gukora ayo makosa, narakubwiye ngo niba uzi ko udashoboye kurera uyu mwana uzamujyane mu bigo bishoboye kubarira. Umugore arangije amubwira ati ariko nanjye nira ijoro ryonyine, ati ndakwinginze basi. Mukuru we muri ako kanya yahise amubwira ati ugomba kumenya ko uri umubyeyi, ibyo bintu urimo ukabyihorera ukicara hamwe ukarera umwana wawe. Ati naho ubundi niba udashaka gukora ibyo ngibyo, ati nanjye ubwanjye nzakugenda ngutange muri polisi bagufunge, ati umwana wawe murere nzi kutakiri hano, ati mutware aho ugiye cyangwa se ubyihorere. Barakwereka umukobwa aramubwira ati byihorere, niba utabishaka rwose byihorere, ariko wakabaye umfasha pe, ati ukamusigarana ijoro rimwe ryonyine. Yabonye nta kundi mukuru we rwose amuhakaniye, ariko nawe uri mukuru we ntabwo wakomeza gusigarana uyu mwana kuko rwose waba uri kumumenyereza nabi. Barakwereka umugore hano yaravuze ati nta kundi ngiye kugenda nkute mu rugo, ntabwo nagutwara kwa shiri wanjye rwose kandi nshaka ko akomeza kumenya ko ndagakobwa. Ati ubwo ngubwo ngiye kugusiga mu rugo nyine, uraza kwihangana uraza kwirera, urabona ko mukuru wawe akwanze. Ati rwose unyihanganire ntabwo ari njyewe, ati amakosa yose wa mwana we yashyire kuri mukuru wawe, yakabaye agusigarana. Disi wumva umubyeyi uri hano ukuntu ari kubwira akana ngo amakosa yose kayashyire kuri mukuru we, kandi ari wowe wakabaye urera umwana we kubera ko ari we mama we kandi ari we wamubyaye. Gusa akana ko nta kintu na kimwe kaba kazi, nta kintu kaba kitayeho. Arakwereka umubyeyi yaragarutse gasiga umwana we mu rugo ubundi yigendere. Ntibwatinze yahise azana umwana hano mu rugo, aravuga ati wa mwana we rero unyihanganira ubu ngubu ngiye kugenda, ati ni ijoro rimwe ryonyine rwose ntugire ikibazo. Yahise aza rwose umwana amutereka mu cyumba nkaho yamusize imbere umwana ajya gushya. Araje aramubwira ati dore ibikinisho ndabiguhaye. Umubyeyi disi asubiyemo n'ibyo yakoze mbere asiguye umwana hano mu rugo, umwana akaba yashye. Yavuze ati dore ibikinisho ndabiguhaye, nkuhaye buri kimwe cyose, ati dore amata ngaya muri bebero uze kuyinywesha, ati nizere ko buri kimwe cyose gihari, ati ibindi uza kubura, ati biri muri iyo bag uze kubireba nawe umaze gukura, ati umwana w'umwaka n'igice se urumva utamaze gukura, nawe ndebera umubyeyi uri hano. Akana yagasize mu rugo kirwa karira umunsi wose, nta muntu n'umwe gafite ukitayeho. Akana kararize rwose amasaha akomeza kwicuma. Ubwo umubyeyi nawe niko yigendeye rwose, yagiye muri gahunda ze.
barakwereka umunsi ukurikiyeho rwose mukuru we byamwanze mu nda, arangije aza kumukomangira ngo arebe ko yagarutse ndetse ari kumwe n'umwana. Akomeza amuhamagara ati sister waba uri mu nzu ko mushaka. Gusa disi uko akomanga akumva nta muntu n'umwe uri kumwitaba. Umugore uri hano rwose yatangiye kwibaza ati ariko se ko muzi uriya mukobwa ko yaba atatwaye umwana, nkaba numva nta n'uri muri uru rugo nibura ngo yamusigaranye, ati umwana yaba yamusize hehe? Umukobwa uri hano disi byamwanze mu nda, atangira kwibaza ahantu umwana yaba yagiye. Barakwereka umukobwa yashatse kugenda bimwanga mu nda, aravuga ati ariko sinagenda ninjiye muri iyi nzu ngo menye niba umwana yaba ari hano, dore ubushize numvise ko bigeze kumwiba umwana nanone yamusize mu nzu, reka ndebe ataza kuba yamusize mu nzu. Barakwereka umukobwa uri hano yashatse kurwana n'idirishya, ku bw'amahirwe asanga idirishya rirafunguye. Barakwereka yahise asimbuka ajya mu nzu vuba vuba ngo arebe ko umwana yaba ari mu nzu. Gusa yinjiye mu nzu ahamagaye yumva nta muntu n'umwe urimo, atangira kwibaza ati se iyi nzu haba hari umuntu urimo ra? Ngo niko yagendaga ahamagara. Barakwereka disi umukobwa yasohotse yaciye igikuba ahamagara abantu bose ngo bamutabare, ntumbaze ngo habaye iki. Umukobwa yagiye ahamagara ati mu by'ukuri mudutabare rwose, ntumbaze ngo ni iki kibaye. Barakwereka ibyacu n'ibitinda umupolisi yari agikoresha iperereza k'akana ndetse kamaze n'iminsi myinshi muri gereza. Akana gakomeza kamubwira ati mu by'ukuri barandenganije ngiye ninjiye mu nzu njya gutabara umwana. Umupolisi arangije amubwira ati se none niba warinjiye ujya gutabara umwana ko icyo tucyumva, kubera icyo umwana utamugaruriye ababyeyi be, umwana ukamukomezanya ukamutwara? Akana karangije karavuga ati ariko ngiye nabonaga nta muntu n'umwe umwitayeho, nagombaga kumutwara. Umupolisi arangije amubwira ati rero wakana wowe uracyari umwana, ntabwo ari gutyo bikorwa. Umwana iyo ubona nta muntu umwitayeho wagombaga kumuzana hano kuri polisi, ntabwo wagombaga kumugumana ngo wirirwe umuzengurukana imihanda. Akana karangije karavuga ati ariko mu by'ukuri ntabwo namenye ko ari icyo nagombaga gukora, ati ngiye numvaga ku giti cyanjye umwana ndibuze kumwitaho. Umupolisi arangije avuga ati se gute wakita ku mwana wungana gutyo nawe ukiri umwana? Ati rwose ngiye nkora imirimo, ndakora, nkora ibiyede, ndagenda rwose nkatunda imyanda nkayigurisha, ati umwana ngiye nari gushobora kumwitaho kuruta mama we wari wamusize mu rugo. Ati si niko mutavuga ko iyo nagenda ngo uriya mwana musangeyo yari kuba yapfuye iyo namutwara kwa muganga? Gusa umupolisi nanone yumva ingingo akana kari kumutera n'izo, ariko nibura ntiyagashyigikira kuba karifashe kagatwara umwana nta muntu n'umwe kamenyesheje. Akana kakomeje kaburana kabwira umupolisi buryo ki ibyo kakoze nta kosa ririmo. Umupolisi aravuga ati wa mwana we koko wari mukuri, ariko ntabwo wagombaga kuzengurukana umwana imihanda. Barakwereka muri ako kanya umupolisi bahise bamuhamagara telefone, muri ako kanya yahise imuhamagara avuga ati afande mudutabare rwose tugize ibyago, dusanze umwana hano yapfiriye mu nzu. Ese ni uwuhe mwana wapfiriye mu nzu? Yaba ari wa mwana wa mubyeyi yongeye gusigamo? Namwe murebe feri ya mbere rwose nta kindi cyabaye, umupolisi yaje rwose gufunga inzu. Iyo nzu yapfiriyemo umwana disi, dore ni ya nzu ya wa mugore usiga umwana we mu rugo. Yo umukobwa yari ari hano ari kurira avuga ati kubera iki koko nemeye gusigarana uyu mwana? Umukobwa yatangiye kubwira umupolisi byose uko byagenze, ati rwose ngiye nari ndambiwe gusigaranira murumuna wanjye umwana, ati buri uko yagendaga rwose yansigiraga umwana, nibura ejo numvaga ko nibura ninanga kumusigarana ari bumutware, ati yaraje amusiga mu nzu none dore umwana byarangiye ahanutse yikubita hasi kubera kubura umuntu umutabara, arara mu nzu wenyine, birangira rwose umwana apfuye. Barakwereka rwose wa mugore yari atashe yimejeje neza, yahinduye n'imyambaro yagiye yambaye, abaza ati se mwe ko muri ku rugo rwanjye kandi habaye iki? Mukuru we rwose arangije aramureba amubwira nabi cyane, aturi ikigoryi wa mukobwa we, ati ntabwo nzigera nkubabarira. Murumuna we arangije amubwira ati umbabarira se kandi umbabarira mu biki? Ngo aramubwira ati kuko uriya mwana uramwishe, ati nari narakubwiye na mbere hose ngo uriya mwana ntabwo bizamugwa amahoro. Gusa uri hano rwose biragaragara ko yisindiye atanameze neza, ari kubabaza ati ariko se mwasaza ubundi? Ati ndabasanga ku rugo rwanjye mumbwira ibintu nk'ibyo by'amateshwa, ati wanze kunsigaranira umwana wanjye ndamusiga kandi namusigiye buri kimwe cyose, ati kandi nakeka ubu ngubu ari mu nzu ameze neza aranegereje. Bigaragara ko umukobwa uri hano atumvise n'ibyo bamubwiye ko yishe umwana, ati muveho nigendere njye kureba umwana wanjye ubu ngubu aranegereje. Umukobwa arangije aramubwira ati mu by'ukuri ntiwatekereza ibyo wakoze, ati ko wishe umwana wawe. Umukobwa uri hano barabimubwiye yanga kubyumva neza, aravuga ati no, umwana muvuga se nishe kandi ni uwuhe? Umwana wanjye mushatse kuvuga se ko yapfuye?
ati no, ati ibyo bintu rwose ntabwo mwabinkora. Umupolisi arangije aramubwira ati wa mugore we, urashinzwe icyaha cyo kwica umwana wawe ndetse ukamwica wabanje no kumutoteza. Bahise rwose umugore bamufata, biba ngombwa ko bajya kumufunga. Umukobwa uri hano rwose yasigaye arira yicuza ati kubera iki koko nemeye gusigarana kariya kana, ati nakabaye nagasigaranye nkakitaho pe. Barakwereka ibyacu ntibitinda. Feri ya mbere rwose wa mugore nyuma yo kumufunga iminsi myinshi bamuzanye rwose aho bashyinguye umwana we ngo abe yamwunamira. Barakwereka ka kana gato nako byarangiye rwose babonye ko karengana barakarekura, ndetse rwose mukuru w'uyu mukobwa yemera kubana na kariya kana k'agahungu, akabwira ko nako kagomba kuva ku muhanda. Umugore disi hano yaraje aririra umwana we, ariko uyu nta nubwo bagakwiye kumuzana hano ngo amuririre, kuko nta na rimwe yigeze amwereka urukundo rw'ababyeyi, nta na rimwe rwose yigeze amwitaho. Mukuru we nawe yararize aravuga ati mu by'ukuri wowe ntabwo wagakwiye kuba uririra uwo mwana, kuko ntabwo wigeze umwereka urukundo rw'ababyeyi, ntabwo wigeze umubera umumama mwiza. Barakwereka rwose umubyeyi yarakomeje ararira disi, nubwo nawe yari umumama mubi, ariko nawe umwana wakuvuye mu nda aba ari uwawe abaguhangayikishije. Gusa yararize n'ubundi ntabwo byari kugira icyo bitanga, aramurira. N'umupolisi arangije amubwira ati rero kora ibyo ukora vuba tugusubize kugufunga, kuko ntabwo wagakwiye kuba wiriza gutyo, ari nawe wishe umwana wawe. Umugore akomeza yiriza avuga ati mwana wanjye gute koko wansiga, ati nibura nubwo nabashaga kukwereka ko nkukunda ariko naragukundaga, nawe wumva amagambo y'umubyeyi hano. Umupolisi rwose yumvise umubyeyi hano ari uwo gukomeza batera agahinda, aravuga ati wevayo tukujyane, ntabwo wagakwiye kuba uri hano. Barakwereka disi umugore baramutwaye, mukuru w'aba ari usigara hano asigara avuga ati rwose nawe uri kumbabaza cyane, kuko ntabwo wakabaye ubu ngubu ufunzwe, ndetse n'uyu mwana ntabwo yakabaye yarapfuye iyo use atari wowe wakoze biriya byose, ati ntabwo nzigera nkubabarira mu buzima bwanjye. Umugore arangije aravuga ati nushaka utazambabarira, ati n'ubundi ni wowe wishe umwana wanjye, ati si iyo uza kumusigarana ntabwo umwana wanjye ubu ngubu aba akiriho. Disi wumva umugore uri hano ko atarahinduka, no kuba umwana we yarapfuye kabishinza mukuru we ngo nuko yanze kumusigarana. Mukuru we nawe aguma avuga ati gute watinyuka kuvuga amagambo nk'ayo koko, ati ninjye wishe umwana wawe, ati se ninjye mubyeyi wabyaye umwana nkajya muta mu rugo nkamusigaye wenyine, ati bagutware bagufunga uzagume muri gereza, niho habereye ababyeyi nkamwe mutajya mubasha kwita ku bana mwabyaye, ati ngiye iyo ari njye wamubyaye ntabwo nari kumukora ibintu nk'ibi. Umupolisi nawe yakomeje amubwira ati rwose wa mugore we rekera aho ngaho gutera amagambo tugutware. Gusa umugore yakomeje aburana avuga ati ni wowe wanyiciye umwana, ati ni wowe wanyiciye umwana, nimva muri gereza ntabwo uzanyire. Yakomeje atongana na mukuru we, gusa n'ubundi bagombaga kumutwara bakajya kumufunga nibura akisubiraho ndetse akanahinduka. Disi barakwereka mukuru we yasigaye hano arirera akana ndetse agasaba imbabazi ati mwana wanjye umbabarire kuba narabashije kukuguma iruhande ngo nkwiteho, ndetse n'akakana k'agahungu gasigara karira kavuga gati nibura iyo bakundekera ngiye nkakwitaho ntabwo biba byaragenze gutya, kuko ngiye twari kwigumanira nta kibazo wari kugira pe. Gusa n'ubundi nubwo bariraga ntabwo byari kugarura uwapfuye. Barakwereka bararize, ariko n'ubundi bagombaga kuva aho ngaho bakagenda. Ndetse n'inkuru yacu igana ku musozo, mwibutsa gukanda subscribe we twabanye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo, kugira ngo izindi nkuru nk'izi zijye zigushyikiraho ku gihe. Bye bye, turabakunda cyane, reka duhure mu yindi nkuru ikurikira iyi ngiyi.